Muraho neza abakunzi bacu barabadukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuba tuje gukosora ikizami kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije, kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku note hejuru kandi bitatugoye. Ese ni ukubera iki tuba tuje gukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa? Nuko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizami kimwe kimaze gukorwa, wagerwa mu kizami cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse byo mwa kino kizami kimwe umaze gukosora, ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ujye mu kizami ukore rimwe uhita utsinda ikintu ubusabwa no kubonera ku gihe kino kizami kiba kimaze gukorwa. Kugira ngo ujye ukibonera ku gihe rero, mbere yuko ureba ino video ujya aho hasi umukara ndetse ngo subscribe ukahakanda. Iyo umaze kuhakanda ikintu cyose dushyizeho kiba ari icyagufasha kwajya mu kizami ugakora rimwe ugahita utsinda, ugira urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizami kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, yaba ari amasomo ngenda mbashyiraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, byaba biriya bibazo nkunda gupostinga, ugira urahita ubibonera ku gihe. Rero mbere yuko ureba ino video kanda subscribe niba ukeneye kuzakora rimwe ugahita utsinda. Ariko bibutsa ko ushaka kode ziri kuboneka, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626, utubwire akarere wifuza, itariki wifuza n'isaha wifuza, tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Ushaka kwiga uri kure bitagukunda ngo uze twigane mu shuri cyangwa bitewe n'akazi ukora, nabwo uratwandikira kuri 0789351626, katubwira amasaha ubonekaho ku munsi akunogeye. Yageze tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, ku buryo tuba twizeye ko nugerwaho uzakora rimwe ugahita utsindira. Mu twandike cyangwa muduhamagare kuri izo nimero tuyafashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndakeka ko wamaze gukanda subscribe hasi. Reka dutanye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere ni cyo ku cyapa kirabaza ngo icyapa gisobanura. Kuri buri kibazo haba hari ibisubizo 4 baduhaye, ugahitamo kimwe cy'ukuri ukacyandika ku papuro kugira ngo uze kuri amanota uri buze kugira kuri 20 na kino kizame kiba gikozwe ari icya mbere. Araba ngo uburenganzira bwo gutambuka mbere, mbega ngo uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda kwegereye. Seka ngo ibyago imbere mu masangano y'umuhanda kwegereye. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ikaba ari ikiso cy'ukuri uburenganzira bwo gutambuka mbere, na B ikaba ari ikiso cy'ukuri uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda akwegereye. Nicyo kuri D biba bishatse kuvuga. Ubwo A na B biba ari ibisubizo by'ukuri. None wowe hano urabona ikiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ikiso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kuri amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko ikiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko ikiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano ikiso cy'ukuri nta kindi ni A, uburenganzira bwo gutambuka mbere. Iyo ubonye kiriya cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere, uba ufite uburenganzira bwo gutambuka mbere aho hantu bugeze. Noneho iyo video y'ibyapa byo ku mihanda narayibakoreye iteguye neza, so ku YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Reba iyo video y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda, ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga, kugira ngo nujya kwa bino bibazo byerekeye ku byapa byere kujya bikugora. Urabona ko ibyapa bakunda kubibaza. Uri kubona hari ikintu ukeneye ko nkwigisha ko nayo masomo nabashyiriyeho, ni mwebwe mwari mwarayanditse muri comment, uyandika muri comment ugakanda subscribe kugira ngo iryo somo nindi shyiraho uzahita uribonera ku gihe utarindiye ko bagenzi bawe aribo baragusharinga link. Rero mugende murebe iyo video y'ibyapa byo ku mihanda niba utari wayireba, kugira ngo ibibazo byerekeye ku byapa byere kujya bikugora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ahantu ho kugendera mu muhanda yerekanwa n'ibimenyetso bimurika ibinyabiziga nishobora kuhagenda. Bino bimenyetso bimurika ubwo mwebwe mu ndimi z'amahanga muhita ngo ni kuri feruje. Rero ibinyabiziga ntibishobora kuhagenda. Bimeze ute? Ara ngo biteganye. Gutegana ndakeka kuri gusobanukirwa. Ubwo ni nka kwa kundi umuhanda buri kujya mu cyerekezo kimwe, ariko wenda ari nk'imihanda 2 cyangwa 3 mu mujyi wa Kigali mukunda kubibona, ukabona imihanda 2 ijya mu cyerekezo kimwe. Ubwo rero kimwe ntabwo kiba cyemerewe kuba cyaba giparitse iburyo ikindi ibumoso, ariko biri kujya mu cyerekezo kimwe. Hano ni kuri A. Mbega ngo ku murongo umwe ngo kimwe kiri imbere ikindi nyuma.
sega ngo a na b nibyo, ubwo a ikaba ari igiso cy'ukuri ndetse na b ikaba ari igiso cy'ukuri. Mu gihe kuri d bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo, ubwo a ikaba atari igiso cy'ukuri, b ikaba atari igiso cy'ukuri ndetse na c ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Hano rero igiso cy'ukuri nta kindi ni d, nta giso cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta giso cy'ukuri kirimo? Batubwiye ngo ibinyabiziga ntishobora kuhagenda ngo biteganye, kandi turabizi bishobora kuhagenda biteganye. Kimwe gishobora guparika ibumoso, ikindi kikaparika iburyo, wenda biri kujya mu cyerekezo kimwe ku murongo umwe. Ikinyabiziga kimwe kiri imbere ikindi kiri inyuma, byo turabizi bikunda kubaho, ngo byose ntabwo byagenda ngo bibe biri ku murongo umwe. Niyo mpamvu se tutayihisemo, niyo mpamvu duhisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko usobanukiwe impamvu duhisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Nuko batubwiye ngo ntibishobora kuhagenda biteganye kandi bishobora kuhagenda biteganye. Batubwiye ngo ntibishobora kuhagenda ku murongo umwe kandi bishobora kuhagenda ku murongo umwe. Ndakeka ko muri kubyumva neza. Murabizi hariya niba ugeze hariya kuri feruje, birashoboka ko ikinyabiziga gishobora kuhagenda biteganye, kimwe kiri iburyo ikindi kiri ibumoso bw'ikindi, cyangwa se kimwe kiri imbere ikindi kiri inyuma. Ibyo murabizi cyane. Niyo mpamvu hano duhisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo iki, ariko mbibutsa ko kode ziri kuboneka waba hose mu gihugu. Twandike cyangwa uduhamagare, ni kuri 0789 335 16 mushakire kode mu karere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo iki? Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa buri mwaka. Ibihe binyabiziga biba bishobora gukorerwa isuzumwa buri mwaka? Aranga ibinyabiziga bigenewe gutwara abagenzi muri rusange. Beka ngo ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5. Nkwibutsa ko toni ni urugero rw'uburemere, aho toni imwe iba ingana n'ibiro 1000. Ubwo kuvuga ngo toni 3.5 ni kimwe no kuvuga ngo ibiro 3500. Seka ngo ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara, bino dukoresha turi kubigisha gutwara. Mu gihe kuri d bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo, ubwo a ikaba atari igiso cy'ukuri, b ikaba atari igiso cy'ukuri ndetse na c ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni d, nta giso cy'ukuri kirimo. Ese ko batubwiye ngo nta giso cy'ukuri kirimo, icyakagombye kuba igiso cya nyacyo ni ikihe? Urabona kino kibazo neza neza hari ikindi kimeze gutya, ariko ho bahitamo ko ibisubizo byose ari byo. Ese hano bahinduyemo iki? Haravuze ngo gukorerwa isuzumwa buri mwaka. Niba bavuga ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa buri mezi 6, uzahitamo ko a ari igiso cy'ukuri, b ari igiso cy'ukuri ndetse na c ikaba ari igiso cy'ukuri. Ariko kuba babihinduye bagahita bavuga ngo buri mwaka, niyo mpamvu duhise duhitamo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Murabizi hano dukosora ikizame, ndi kugenda nkubwira n'utuntu bagiye bashyiramo kugira ngo nugera mu kizame byose ube warabibonye uzasobanukirwe. Ikindi hano dukosora ikizame n'ibibazo bishamikiye kuri icyo kibazo tugezeho turi kugenda tubivugaho kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ahari nta giso cy'ukuri kirimo, mba ngomba kukibabwira mu gihe gihari koko. Ikibazo cya kane kikabaza ngo itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rigomba kugaragara igihe ijuru rikeye nibura mu ntera ikurikira. Iyo bavuze ngo igihe ijuru rikeye, numvisha abantu benshi bavuga ngo ubwo aba ari mu rukerera. Oya, ntabwo ari mu rukerera, ushobora kuba ari na saa sita z'ijoro ariko nta gicu kibuditse gihari, nabyo babyita igihe ijuru rikeye. Hari abantu numvisha bambwira ati twagiraga ngo burani mu masaa 11:15 kwa kundi waba ugiye gucya. Oya, ushobora kuba ari na saa sita z'ijoro ariko nta gicu kibuditse gihari. Hano rero batoje ngo iki? Ari ngo metero 100 ku manywa na metero 20 mu ijoro. Bega ngo metero 150 ku manywa na metero 50 mu ijoro. Seka ngo metero 200 ku manywa na metero 100 mu ijoro. Mu gihe kuri d bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo, ubwo a ikaba atari igiso cy'ukuri, b ikaba atari igiso cy'ukuri ndetse na c ikaba atari igisubizo cya nyacyo.
hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni de, nta iso cy'ukuri kirimo. Ese ko watubwiye ngo nta iso cy'ukuri kirimo, icyakagombye kuba igiso cyanyacyo ni ikihe? Nibyo tugiye kureba impamvu duhisemo ko nta iso cy'ukuri kirimo. Ntabwo bishoboka ko itara waribonera muri metero 100 ari ku manywa ngo uribonere muri metero 20 mu ijoro. Mugerageze kubitekerezaho, kuko ku manywa hari igihe umuntu aguciyeho na telefoni iri kwaka ntubibone kubera ko haba ari urumuri rw'izuba, ariko yaba ari nijoro ugahita ubibona. Bivuze ko iyo ari nijoro nibwo wakagombye kureba intera nini iruta iyo ku manywa. None hano intera zose baduhaye ziruta iza nijoro, kandi ntabwo bibaho. Ntabwo wabonera itara muri metero 100 ari ku manywa ngo muri metero nijoro uribonere muri metero 20. Ntabwo wabonera itara muri metero 150 ari ku manywa ngo nijoro nguze kuribonera muri metero 50. Ntabwo wabonera itara muri metero 200 ari ku manywa ngo ari nijoro uyibonere muri metero 100. Ntabwo bibaho. Kubwahubwo ari nijoro nibwo tureba ikintu, cyane cyane iyo ari nk'itara kiri kure tukaba twakibona kiri mu ntera nini. Ndakeka waramaze guhita mode, ndakeka gusobanukira impamvu yise mode, ndakeka ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikindi ni byiza ko wakosora kino kizame ukakisoza, ko umuntu wese ugisoza akora rimwe agahita atsinda, kuko hari igihe ukosora 5 bya mbere ugasanga ugiye mu kizame bibarije bino bya nyuma. Rero ni ingenzi ko wajya ugikosora kino kizamuka kirangiza. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo iyo umuvuduko w'ibinyabiziga bidapakiye ushobora kurenga kilometero 50 mu saha ategamye, bigomba kuba bifite ibikoresho byoni byumvikana mu ntera. Murabizi bitewe n'ukuntu ikinyabiziga gikoze cyo gifite ibikoresho byoni bigenda byumvikana mu ntera runaka. Cyavuze ihoni ukaba wabyumva ukiri mu ntera runaka mwizi ngizi baduhaye. Iyihe rero? Areba ngo metero 100, beka ngo metero 200, sega ngo metero 50, deka ngo metero 150. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni se muri metero 50. Cyavuze ihoni kiri muri metero 50, ukaba wagira ute wabyumva. Ndakeka uramaze guhitamo rero se, ndakeka uramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki? Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iyo nta mategeko y'abanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zikoreshwa nk'amavatiri y'ifasi cyangwa amatagisi zifite uburemere bwemewe butarenga kilogramu 3500 ni. Harani bavuga ngo nujya mu kizamu ukabona ngo butarenga uburemere bwa tone 3.5, nabwo ntubyitiranye ko murabizi toni imwe bingana n'ibiri 1000. Kuvuga ngo kilogramu 3500 no kuvuga ngo toni 3.5 byose aba ari kimwe. Ubwo nujya mu kizame bakabihindura ntibikugore. Hano rero aba ari uwuhe muvuduko? Araba ngo kilometero 60 mu saha, bega ngo kilometero 40 mu saha, sega ngo kilometero 75 mu saha, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo kilometero 20 mu saha. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni se aba ari kilometero 75 mu saha kwa yano matagisi cyangwa se amavatiri y'ifasi. Ndakeka ko uramaze guhitamo se kilometero 75 mu saha. Ndakeka ko uramaze kuyandika ku papuro. Nkwibutsa ko ibintu bya kilometero naka mu saha, ikinyabiziga cyose kigenda gifite moteri kiba gifite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu saha. Ntuzabigireho ikibazo, baba ari kubikubwira akabwira ati nukomeza kwiruka k'uyu muvuduko uri kugendaho mu saha uraba ugiye ibirometero 75. Rero kwa yano matagisi cyangwa kwa yano mavatiri y'ifasi aba ari kilometero 75 mu saha. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 7. Kibaza ngo iki kirabaza ngo ikinyabiziga kibujije guhagarara akanya kanini aha hakurikira. Ntabwo ikinyabiziga ahantu hose kigeze cyahagarara akanya kanini, kuko murabizi hari ikinyabiziga kiba gishobora guhagarara nijoro ryose,
kiba gishobora guhagarara ahantu amanywa yose. Rero hari ahantu biba bibujijwe kuba wahaparika ikinyabiziga cyawe umwanya munini. Hehe ari aho imbere y'ahantu hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi. Mbega ngo mu muhanda aho ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndakeka ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Imbere y'ahantu hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi, ntabwo wagenda ngo uparike ikinyabiziga cyawe mu mwanya munini mu mwinjiriro w'isoko, ndetse no mu muhanda aho ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye. Hari igihe uzajya mu kizami ubone bahisemo A gusa, cyangwa hari ikizami uzakosora ubone bahisemo A gusa. Ni ukubera iki hano duhisemo C? Ni ukubera iki icyo gihe bazahitamo A gusa? Nuko iyo bavuze ngo mu muhanda ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye uhitamo C, ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Ariko niba bavuga ngo mu muhanda ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo icagaguye, aho kuvuga ngo idacagaguye bakavuga ngo icagaguye, uzahita uhitamo A gusa, niyo azaba ari igisubizo cy'ukuri. Murabizi impamvu babivuzeho nuko mbanzi ko hari ibindi bibazo bibibazaho, kugira ngo nugerwaho uzabe warabibonyeho bifiteho amakuru, nugerwaho uzakorera imwe uhita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya munani kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira icyerekana umuvuduko kiri aho umuyobozi areba neza kandi kigahora cyitabwaho kugira ngo kigume gukora neza. Ibihe binyabiziga? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Aranga ibinyabiziga bifite umuvuduko nibura wa kilometero 60 mu isaha. Mbega ngo ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu isaha. Sega ngo ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 30 mu isaha, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 25 mu isaha. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kihe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Itegeze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndakeka ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B. Ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu isaha. Ibintu by'umuvuduko nabikubwiyeho. Ikinyabiziga kiri kugenda ufite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu isaha, ntuzabigireho ikibazo. Ndakeka ko uramaze guhitamo B. Ndakeka ko uramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo ubugari bw'imizigo yikoreye n'ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande kimwe n'ubwarumuro kikuruwe na bene icyo kinyabiziga ntibishobora kurenga cyangwa kurenza ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Areba ngo metero 1.25, B ngo santimetero 30, C ngo santimetero 75, D bakatubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kihe rero? Bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Kino kibazo baramutse bagihinduye mu bundi buryo bakavuga ngo A santimetero 125, B santimetero 30, C santimetero 75, ntibizakugore bazaba bafashe ziriya metero bazishyize muri santimetero. Murabizi metero imwe bingana na santimetero 100. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari cye rero mwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndakeka ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, aba ari metero 1.25. Ariko hari igihe urajya mu kizame cyawe cyangwa hari ikindi kizame urakosora ubone bavuze ngo ni B ngo santimetero 30, kandi ubone ikibazo neza kibaza gutya. Ese baba bahinduyemo iki? Hari ayo bavuze ngo ubugari bw'imizigo yikoreye n'ipikipiki idafite, uhita uhitamo metero 1.25. Ariko nujya mu kizami cyawe ukabona bavuze ngo ubugari bwikoreye n'ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande, uzahita uhitamo santimetero 30 B. Ubwo niba bavuga ngo ipikipiki idafite, duhisemo metero 1.25. Nujya mu kizami cyawe akakubwira ngo ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande, uzahita uhitamo B santimetero 30. Ndakeka ko wowe hano
wari wamaze guhitamo A kubera batubwiye ngo ipikipiki idafite, ndakeka wari wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 10 kibaza ngo kirabaza ngo itara ndanganyuma rigomba gushyirwa aha hakurikira hehe. Arangwa hegera inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga, beka ngo hegera inguni y'iburyo bw'ikinyabiziga, sega ngo inyuma kandi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisozi cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igisozi cy'ukuri, B ikaba atari igisozi cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Urabona igisozi cy'ukuri cya nyacyo ari kihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Itigeze neza, usubizanye ubwitonzi. Igisozi cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota ubuze kugira kuri 20. Ndakeka ko igisozi cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndakeka ko igisozi cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Itara ndanganyuma rigomba gushyirwa hehe? Hano igisozi cy'ukuri nta kindi ni A, ahegera inguni y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Ndakeka uramutse guhitamo rero A. Ndakeka uramutse kuyandika ku gapapuro, ariko nkwibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu. Twandikiye cyangwa duhamagare ni kuri 0789 3 5 16 26, tugufashe ko na kode tuguhe n'imyitozo iragufasha kwitegura neza nugerwaho uzakorera imwe uhita utsinda. Ukeneye kwiga uratwandikiye cyangwa ukaduhamagara kuri 0789 3 5 16 26, katubwira amasaha ubona akunogeye ubonekaho ku munsi yageze, turaboneka tukakwigisha, wagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikiye cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 3 5 16 26. Ibyo byose tubafashemo, murabizi intego yacu no gukora rimwe, tukwigisha mu buryo bwa online aho waba hose mu gihugu. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo nta tara na rimwe cyangwa utugarura muri bishobora kuba bifunze ku gice cyabyo cyo hasi, cyane kiburika kitaba kiri hasi ya santimetero 40 kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye, ariko ibyo ntibikurikizwa ku matara akurikira. Kuyahe matara? Areba ngo amatara kamena bihu, bega ngo amatara yo gusubira inyuma. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisozi cy'ukuri amatara kamena bihu, na B ikaba ari igisozi cy'ukuri amatara yo gusubira inyuma. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisozi cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igisozi cy'ukuri, B ikaba atari igisozi cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisozi cy'ukuri cya nyacyo ari kihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Itigeze neza rero, usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisozi cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndakeka ko igisozi cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozi cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibyo ntibikurikizwa ku matara kamena bihu no ku matara yo gusubira inyuma. Ndakeka ko wamaze guhitamo C. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Wari wahisemo A ni igisozi cy'ukuri ariko nta manota baraguha. Wari wahisemo B ni igisozi cy'ukuri ariko nta manota baraguha. Ugomba guhitamo C, ivuga ko byombi biraba ari ibisubizo by'ukuri. Ndakeka ko wowe waramaze guhitamo C. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Utari wahisemo n'ikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya, ndizera ko urahita ugikora. Niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ubonye nta mikoro ufite ukanda subscribe hasi, n'ubundi ikintu cyose kiraho kiba ari icyagufasha ko wajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda, ukagira ukibonera ku gihe. Jya aho hasi handitse subscribe ukahakanda. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo atari munsi isi ibyapa bibura n'ibyapa byo gutambuka mbere bigomba gushyirwa mu ntera ikurikira y'ahantu habyerekana. Kwa kundi ugera ku cyapa niba kikubwira ko ugiye kugera wenda ku nzira y'amatungo, ukagitaho ukagenda urugendo runaka metero runaka ukabona kugera ku iyo nzira y'amatungo. Hano nicyo bishatse kuvuga. Ibyapa ariko biburira n'ibyapa byo gutambuka mbere, ko murabizi ibyapa nk'ibitegeka n'ibibuza byo gitangira gukurikizwa iyo ukikigeraho ukikirengaho, utangira gukurikiza ibyo kiri gutegeka cyangwa ibyo kiri kukubuza. Ariko bino byapa biburira nibyo gutambuka mbere hari intera bishyirwaho kugira ngo ugere ku cyo bari bashaka kukubwira. Intera ingana iki rero? Ari aho metero 150 kugeza kuri metero 200. Bega ngo metero 100 kugeza kuri metero 150. Sega ngo metero 50 kugeza kuri metero 100. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisozi cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igisozi cy'ukuri, B ikaba atari igisozi cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisozi cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisozi cy'ukuri cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igisozi cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndakeka ko igisozi cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hatari munsi isi ibyapa biburira n'ibyapa byo gutambuka mbere biba bigomba gushyirwa mu ntera ingana iki? Ubundi ni mu ntera
ya metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu hayerekana. Ni ukuvuga ngo iyo uvuye kwa kiriya cyapa kiburira cyangwa cyo gutambuka mbere, uba ugomba kugenda metero 150 cyangwa kugeza kuri 200 hagati yazo, kugira ngo ugere ku icyo kintu bari bashatse kukubuza cyangwa bari bashatse kukuburira. Ndakeka uramutse uhitamo igiso cy'ukuri, ndakeka uramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa z'umuhanda zishobora kugaragazwa n'ibikoresho ngarurarumuri. Ibyo bikoresho bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi babona ku buryo bukurikira. Yavuze inzira nyabagendwa ni kimwe no kuvuga umuhanda. Abagenzi babibona gute rero? Ariko ngo babona iburyo bwabo iby'ibara ritukura cyangwa bisa n'icunga rihishije, mbega ngo ibumoso babona iby'ibara ryera. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igiso cya nyacyo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese bino bikoresho ngarurarumuri bagomba kubonwa ku buhe buryo? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndakeka ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika ku gapapuro, n'igiso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ndakeka uramutse uhitamo C. Ndakeka uramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ikibazo cya 4 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese kino cyapa wowe turi gukosorana kino kizame uriko nagifitiye ishusho, gifite ishusho ya mpande 3. Yavuze ibintu by'ishusho no kuvuga ngo ese kino cyapa ariko na mpande 3 ni mpande enye cyangwa ni uruziga? Icyapa cyacu gifite ishusho ya mpande 3, muzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Iyo batavuze ngo umuzenguruko utukura baravuga ngo mwibara ritukura. Byose nubibona uzamenye ko ari kimwe. Kino cyapa gisobanura iki rero mu byapa byo ku mihanda? Ariko kugendera mu muhanda ubisikanirwamo. Mbega ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo ntibyemewe. Sega ngo cyerekana aho umunyegare agomba kunyura, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano habona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndakeka ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni A. Ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo. Kino cyapa bagishyiraho cyane cyane iyo uvuye mu nzira y'icyerekezo kimwe ugiye kugera mu muhanda noneho ubisikanirwamo. Urabizi amategeko yo mu cyerekezo kimwe cy'umuhanda ntabwo ari kimwe n'ayo mu muhanda ubisikanirwamo. Niyo mpamvu bagomba gushyiramo kino cyapa kiburira kugira ngo kikumenyeshe ko ugeze mu muhanda ubisikanirwamo, aho kunyura naho biba byemewe, aho guhindura icyerekezo biba byemewe. Ndakeka uramutse uhitamo rero A. Ndakeka uramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo igihe umuyobozi w'inyamaswa afite inyamaswa idatuje asaba ko ibinyabiziga bihagarara, uba ugomba gukora iki rero nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Ariko ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara. Mbega ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kuvuza ihoni agakomeza. Sega ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. A ikaba ari igiso cy'ukuri, B ikaba ari igiso cy'ukuri ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndakeka ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara kuko izo nyamaswa udahagaze zishobora kuza zigusatira ugasanga urazigonze bikaguteza ibyago. Bino byago barimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu mugomba kwitonda. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iyo mu muhanda hashushanyijwemo umurongo wera ucagaguye ntugomba. Uriya murongo uba urombereje hagati mu muhanda. Murabizi hari igihe tubona udacagaguye, hari igihe tubona ucagaguye. Rero iyo ucagaguye ntugomba gukora iki? Ariko ntugomba kujya mu kindi gice cy'umuhanda. Mbega ngo ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. Sega ngo agomba guhagarika ikinyabiziga, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari iki rero mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Rero iyo ucagaguye ntugomba. Hano ndakeka ko amaze guhitamo igiso cy'ukuri.
hano ndakeka ko igiso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro ari igiso kuri nta kindi ni B. Ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa iyo uriya murongo wo mu muhanda urombereje hagati ucagaguye. Biba ngombwa ryari? Mu gihe ushaka nko kunyuranaho cyangwa ushaka gukatira ibumoso cyangwa ushaka guhindura icyerekezo. Ndakeka rero muzwitamo B, ndakeka rero muzwandika ku gapapuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora aramutse ahumishijwe n'urumuri rw'amatara amatara ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo. Uri kubona ko kwa ino shusho dufite kiriya kinyabiziga kiri kuza, uri kubona ko nawe ntabwo uri kureba neza, ntabwo uri kureba imbere neza. Rero birashoboka ko hari ikindi kinyabiziga kiriya kiri kujyayo cyo ntabwo kiri kureba imbere neza, kubera ko kiriya kinyabiziga uri kubona ko cyacanye amatara maremare y'ikinyabiziga. Rero uba ugomba gukora iki mu gihe uhumishijwe n'urumuri rw'ikindi kinyabiziga? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye. Ari ngo uhumisha ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo ucana amatara maremare, nawe ugahita ucana amatara maremare. B bivuga ngo egera ku nkombe y'iburyo bw'umuhanda nibishoboka mugabanye umuvuduko. C ngo canira amatara y'ikinyabiziga kiva mu kindi cyerekezo. D ngo ongera umuvuduko kugira ngo usoke mu urwo rumuri vuba bishoboka. Hano urabona isoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Se ugomba gukora iki? Hano isoki kuri nta kindi ni B. Egera ku nkombe y'iburyo bw'umuhanda nibishoboka ugabanye umuvuduko. Ntuhimane nawe, ndi kubona harimo ibindi bisubizo bivuga ngo ucanira andi matara, nawe ngo uhite ucana amatara maremare ngo wongeze umuvuduko. Mu kwirinda ibyago ntabwo ujya wongeza umuvuduko mu gihe baguhaye ibisubizo 4 ukabona hari icyo bari kuvuga ngo ongera umuvuduko, ujye umenya ko byagenda kose atari igisubizo cya nyacyo. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo iyo umuyobozi w'ikinyabiziga atwaye mu muhanda urombereje ibice byinshi agomba kugenda mu kihe gice cy'umuhanda? Niba uri mu muhanda ese ugomba kugenda mu kihe gice cy'umuhanda? Ariko kugenda mu gice icyo ari cyo cyose kirimo ibinyabiziga bike. Wabona igice kirimo umuhanda cyaba icy'ibumoso cyaba icy'iburyo ariko kirimo ibinyabiziga bike akaba ari cyo ugenderamo. Mbega ngo kugenda mu gice cy'ibumoso keretse ushaka gusohokera iburyo. Sega ngo kugenda mu gice cy'iburyo bw'umuhanda keretse ushaka kunyuranaho. Mu gihe kuri de bari kutubwira ngo nta gutwarira mu ruhande rw'iburyo bw'umuhanda kuko hagenewe imodoka ziremereye n'imodoka nini zitwara abantu. Hano urabona isoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Isoki kuri nta kindi ni C. Ugomba kugenda mu gice cy'iburyo bw'umuhanda kiretse ushaka kunyuranaho, ari byo mwebwe mwita ngo kudepasa. Ndakeka ko muzitamo C rero. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki igihe ageze aho banyura bazengurutse? Mwebwe mu ndimi z'amahanga murahita ngo ni kuri rompuwe. Urahageze uba ugomba kwitwara ute? Ugomba gukora iki? Ara ngo utangiza ku binyabiziga byamaze kwinjira aho banyura bazengurutse. B ngo utangiza ku binyabiziga biremereye gusa. C ikavuga ngo iki? C ikavuga ngo tanga inzira gusa niba uri mu nzira ya kabiri n'iya gatatu isohoka. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo komeza kuko abandi bayobozi b'ibinyabiziga bagomba kuguha inzira yo gukomeza. Hano urabona isoki kuri icyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Isoki kuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano isoki kuri nta kindi ni A. Tanga inzira ku binyabiziga byamaze kwinjira aho banyura bazengurutse. Ndakeka ko ramuzwitamo rero A. Ndakeka ramuzwandika ku gapapuro. Utari wahisemo ndiza ko nikiramo kishije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 20 nacyo cyanyuma kirabaza ku cyapa gisobanura ibi bikurikira. Gifite ishusho y'uruziga, muzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umutuku n'umukara. Gisobanura iki rero mu byapa byo ku mihanda? Araba ngo birabujijwe kunyura ku kindi kinyabiziga. Mbega ngo utambuka mbere kw'ibinyabiziga bituruka aho ujya. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igiso cy'ukuri. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B. Gutambuka mbere kw'ibinyabiziga bituruka aho ujya. Ubwo nibo baratambuka mbere yawe kubera ko nibo bari imbere aho wowe uri kujya.
birebeye kwa bino birango urabizi mu Rwanda dukoresha uruhande rw'iburyo uri mu mutuku, uri kuzamuka uri mu mutuku, bo bari kuza bagusanga bari mu mukara, buriya nibo bazatambuka mbere yawe. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Utari wareba iyo video y'ibyapa byo ku mihanda, nagushishikariza gusubira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV ukayireba kugira ngo nujya kwa bino bibazo byerekeye ku byapa byere kujya bikugora. Ndabakunda cyane, Imana ibamugisha, mugiriwe byiza. Kwibutsa ko ushaka kode, ushaka kwiga, uratwandikiye cyangwa ukaduhamagara kuri 0789351626 tukabigufashamo. Uri hafi gukora mwa kino cyumweru, jyaho hasi hasa umukara ndetse subscribe, ikintu cyose nkizeho ujya urahita ukibonera ku gihe uhakande. Iyo umaze kuhakanda ikintu cyose nkizeho ujya urahita ukibonera ku gihe, abari cyagufasha ko wajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Ndakeka ko rero kino kizami hari ikintu kigufashije, hari ikintu cyakugoye, unyandikiye cyangwa umpamagare ngusobanurire serivisi yo kugusobanurira iba ari ubuntu. Ndabakunda cyane, Imana ibamugisha, mugire ibihe byiza.